Yesu Kristo ashimwe, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu, ni Jeanne d'Arc nanone, tugiye gukomeza dusoma Bibiliya, uyu ni umunsi w'171, turimo gusoma igitabo cya Yesaya, uyu munsi turatangira dusoma ibice 51, tugere ku bice 56, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Uko Abisiraheli bazakizwa ibihano by'ibyaha. Mwabakurikirana gukiranuka mwe mugashaka Uwiteka, nimunyumve murebe igitare mwasatuweho n'urwobo rw'inganzo mwacukuwemo. Nimurebe Aburahamu sogokuruza na Sara wababyaye, kuko ubwo Aburahamu yari akiri umwe namuhamagaye nkamuha umugisha nkamugwiza. Uwiteka ahumurije Siyoni n'imyanya yaho yose yabaye imyirare arayihumurije. Ubutayu bwaho abuhinduye nka Edeni, n'ikidaturwa cyawo akigize nka ya ngobyi y'Uwiteka. Muri yo hazaba umunezero n'ibyishimo n'impundu n'amajwi y'indirimbo. Bwoko bwanjye nimunyumve, shyanga ryanjye muntegere amatwi, kuko ari jye itegeko rizaturukaho, kandi nzashyiraho amategeko yanjye abe umucyo uvira amahanga. Gukiranuka kwanjye kuri hafi, agakiza kanjye karasohotse. Amaboko yanjye azacira amahanga imanza, ibirwa bizantegereza, kandi ukuboko kwanjye niko baziringira. Nimwubure amaso yanyu murebe ijuru, murebe no mu isi hasi. Ijuru rizatamuruka nk'umwotsi, n'isi izasaza nk'umwambaro, n'abayibamo bazapfa nk'isazi. Ariko agakiza kanjye kazagumaho iteka ryose, kandi gukiranuka kwanjye ntikuzakuka. Nimunyumve yemwe abazi gukiranuka, ishyanga rifite amategeko yanjye mu mitima yabo. Ntimugatinye gutukwa n'abantu, kandi ntimugahagarikwe imitima n'ibitutsi byabo, kuko inyenzi zizabarya nk'uko zirya imyambaro, n'umurando uzabarya nk'uko urya ubwoya bw'intama. Ariko gukiranuka kwanjye kuzahoraho iteka, n'agakiza kanjye kazagumaho ibihe byose. Kanguka kanguka wambarane imbaraga, wa kuboko k'Uwiteka we, kanguka nko mu minsi ya kera, nko ku ngoma z'ibihe byashize. Si wowe se watemaguye Rahabu ugasogota cya kiyoka? Si wowe wakamije inyanja y'amazi maremare y'imuhengeri, ukarema inzira imuhengeri ku butaka bwo mu nyanja ngo abacunguwe bayinyuremo? Nuko abo Uwiteka yacunguye bazagaruka bajya i Siyoni baririmba. Umunezero uhoraho uzaba ku mitwe yabo, bazagira umunezero n'ibyishimo. Umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga umuhashya. Jye ubwanjye ni jye ubahumuriza. Uri muntu ki yewe utinya umuntu kandi azapfa, ugatinya n'umwana w'umuntu uzahindurwa nk'ubwatsi? Ukibagirwa Uwiteka wakuremye, ari we wabambye ijuru agashyiraho n'imfatiro z'isi, maze ukiriza umunsi watinya uburakari bw'umugome iyo yitegura kurimbura. Mbese uburakari bw'umugome butwaye iki? Abanyagano n'ibicibwa bazabohorwa vuba, ntibazapfa ngo bajye muri rwa rwobo, kandi ibyo kurya byabo ntibizabura. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, ntera imiraba kuzikuka mu nyanja igahorera. Uwiteka Nyiringabo ni ryo zina rye, kandi nshyize amagambo yanjye mu kanwa kawe. Ngutwikirije igicucu cy'ukuboko kwanjye, kugira ngo ntere ijuru rishya, nshinga imfatiro z'isi nshya. Mbwira Siyoni nti muri ubwoko bwanjye. Kanguka kanguka, byuka uhagarare Yerusalemu. Uwiteka yashomeje ku gikombe cy'umujinya we, unyoye igikombe cy'ibidandabiranya urakiranguza. Mu bahungu yabyaye bose ntawo kumuyobora ubarimo, kandi mu bo yareze bose ntawo kumufata ukuboko. Ibi byombi bikugezeho, ninde uzakuririra? Kuba amatongo no kurimbuka, n'inzara n'inkota ko biguteye, naguhumurizane. Abahungu bawe bararabye, bagwa mu mayira abiri hose, nk'uko isasu igwa mu kigoyi. Bijuse umujinya w'Uwiteka, ari wo guhana kw'Imana yawe. Nuko rero noneho umva ibi yewe urengana ugasinda utanyoye vino. Umva ibyo Uwiteka umwami wawe kandi Imana yawe iburana urubanza rw'abantu bayo iti: dore nkwatse igikombe cy'ibidandabiranya, ari cyo gikombe cy'umujinya wanjye wari ufite mu ntoki. Ntuzongera kukinyweaho ukundi. Ngishyize mu biganza by'abakurenganyaga, bakakubwira bati: rambarara tukugende hejuru, nawe ugatega umugongo wawe nk'ubutaka cyangwa nk'inzira y'abagenzi. Yesaya ibice 52.
inkuru nziza y'agakiza ab'isi bose bazabona. Kanguka kanguka wambare imbaraga zawe Siyoni, ambara imyambaro yawe y'umurimbo Yerusalemu umurwa wera, kuko uhereye none utakebwe n'uwanduye batazongera kukwinjiramo. Ihungure umukungugu, uhaguruke wicare Yerusalemu, wibohore ingoyi mu ijosi yewe mukobwa w'i Siyoni wajyanywe ari imbohe, kuko Uwiteka avuze ngo mwaguzwe ubusa, nanone muzacungurwa ari nta feza utanze. Umwami Imana iravuze iti, ubwa mbere abantu banjye baramanutse bajya muri Egiputa basuhukirayo, Abashuri barabarenganya babahora ubusa. None ndagira nte? Niko Uwiteka abaza, ko abantu banjye banyazwe ari nta mpamvu, ababategeka barasakuza kandi biriza umunsi batuka izina ryanjye, niko Uwiteka avuga. Noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari njye uvuga, dore ni jye. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira i Siyoni ati, Imana yawe iri ku ngoma. Ijwi ry'abarinzi bawe baranguruye baririmbira hamwe, kuko ubwo Uwiteka azagaruka i Siyoni bazamwirebera ubwabo. Nimuturagare muririmbe hamwe munezerewe, mwa myanya y'i Yerusalemu mwe yabaye imyirare, kuko Uwiteka ahumuriza abantu be, acunguye i Yerusalemu. Uwiteka ahina umwambaro wo ku kuboko kwe kwera imbere y'amahanga yose. Impera z'isi zose zizabona agakiza k'Imana yacu. Nimugende musohokemo, ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetsi baheka ibintu by'Uwiteka, murajye mwiyeza. Ntimuzavayo mwihuta, kandi ntimuzagenda nk'abahunga, kuko Uwiteka azabajya imbere, Imana ya Isirayeli niyo izabashorera. Bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane, nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye ntihase n'aho umuntu, n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. Uko niko azaminjagira amahanga menshi, abami bazumirirwa imbere ye, kuko bazabona icyo batabwiwe n'icyo batumvise bazakimenya. Yesaya ibice 53. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitwumubahe. Ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganye ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'abayikemura, niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gucibwaho iteka nibyo byamukujeho. Mu gihe cye ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima, akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko ahambanwa n'abanyabyaha, yari kumwe n'umutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire uburyarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura, yaramubabaje. Ubwo ubugingo bwe buzitamba nk'igitambo cyo gukuraho ibyaha, azabona urubyaro, azarama. Ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bwishimishije bimuhaze. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Nicyo gituma nzamugabanya umugabane n'abakomeye,
azagabana iminyago y'abanyamaboko, kuko yasutse ubugingo bwe akageza ku gupfa, akabaranwa n'abagome, ariko ubwe yishyizeho ibyaha bya benshi kandi asabira abagome. Yesaya ibice 54. Imana igarura ubwoko bwayo nk'umugore ucyurwa. Ishime wa ngumbabuye itabyara, turagara uririmbe utere hejuru wowe utaramukwa, kuko abana b'igishubaziko baruta ubwinshi abana b'umugeni warongowe. Niko Uwiteka avuga. Agura ikibanza cy'ihema ryawe, rega inyegamo zo mu mazu yawe zigireyo, ntugarukire hafi wungure imigozi yawe ibe miremire, ushimangire impambo zawe, kuko uzarambura ujya iburyo n'ibumoso. Urubyaro rwawe ruzahindura amahanga, kandi ruzatuza abantu mu midugudu yabaye amatongo. Witinya, kuko utazakorwa n'isoni, kandi wimwara, kuko isoni zitazagukora, ahubwo uzibagirwa isoni zo mu buto bwawe, n'umugayo wo mu bupfakazi bwawe ntuzawibuka ukundi. Kuko umuremyi wawe ari we mugabo wawe, Uwiteka Nyiringabo niryo zina rye, Uwera wa Isiraheli niwe mucunguzi wawe, azitwa Imana y'isi yose. Uwiteka aguhamagaye nk'umugore w'igishubaziko ufite agahinda mu mutima, nk'umugore wo mu busore iyo asenzwe. Niko Imana yawe ivuga. Mbaye nkuretse akanya gato, ariko nzagukoranya ngufitiye imbabazi nyinshi. Nakurakaririye uburakari bwinshi, bituma nkwima amaso akanya gato, ariko nzakubabarira nkugirire imbabazi zihoraho. Niko Uwiteka umucunguzi wawe avuga. Ibyo ndabihwanya n'iby'umwuzure wo mu gihe cya Nowa, nk'uko narahiye ko umwuzure wo mu gihe cya Nowa utazongera kubaho ku isi, niko narahiye ko ntazakurakarira nkaguhana. Imisozi izavaho n'udusozi tuzakurwaho, ariko imbabazi zanjye ntizizakurwaho, kandi n'isezerano ry'amahoro nagusezeranije ntirizakurwaho. Niko Uwiteka ukugirira ibambe avuga. Yewe urengana ugahungabanywa n'inkubi y'umuyaga, ntuhumurizwe. Amabuye yawe nzayateraho amabara meza, imfatiro zawe nzazishingisha safiro, iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana, kandi urugabano rwawe nzarushimangisha amabuye anezeza. Abana bawe bose bazigishwa n'Uwiteka, kandi bazagira amahoro menshi. Uzakomezwa no gukiranuka, agahato kazakuba kure, kuko utazatinya. Uzaba kure y'ibiteye ubwoba, kuko bitazakwegera. Ahari bazaterana, ariko si jye uzaba ubateranyije. Uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize. Dore ninjye urema umucuzi uvugutira umuriro, n'amakara agakuramo icyuma akoresha umuriro we, kandi umurimbuzi namuremeye kurimbura. Ariko nta ntwaro bacuriye kukurwanya izagira ikigutwara, kandi ururimi rwose ruzaguhagurukira kukuburanya uzarutsinda. Ibyo ni byo murage w'abagaragu b'Uwiteka, kandi uko niko gukiranuka kwabo guturuka ahondi, niko Uwiteka avuga. Yesaya ibice 55. Agakiza k'ubuntu gaturuka ku Mana. Yemwe abafite inyota, nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze. Nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Ni iki gituma mutanga ifeza mukagura ibitari byo kurya nyakuri? Ni iki gituma mukorera ibidahaza? Mugire umwete wo kunyumvira, mubone kurya ibyiza, ubugingo bwanyu bukishimira umubyibuho. Mutege amatwi muze ahondi, munyumve, ubugingo bwanyu bubone kubaho. Nanjye nzasezerana namwe isezerano rihoraho, ari ryo mbabazi zidahwema Dawidi yasezeranijwe. Dore mutanzeho umugabo wo guhamiriza amahanga, akaba umwami w'amoko n'umugaba wayo. Dore uzahamagara ishyanga utazi, kandi n'iryari ritakuzi rizakwirukiraho, kubwo Uwiteka Imana yawe, kubwo Uwera wa Isiraheli, kuko azaba aguhaye icyubahiro. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka, nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu, kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si byo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Kuko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Nk'uko imvura na shelegi bimanuka bivuye mu ijuru ntibisubireyo, ahubwo bigatosa ubutaka bukameza imbuto, bugatoshya n'ingundu, bugaha umubibyi imbuto, n'ushaka kurya bukamuha umutsima, niko ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizamera.
rizagaruka ubusa, ahubwo rizasohoza ibyo nshaka, rizashobora gukora icyo naritumye. Muzasohoka n'ibyishimo, muzashorerwa amahoro muvayo. Imisozi n'udusozi bizaturagara biririmbire imbere yanyu, ibiti byose byo mu gasozi bizakoma mu mashyi. Mu cyimbo cy'umufatangwe hazamera umuberoshi, mu cyimbo cy'umukeri hazamera umudahasi. Bizubahisha izina ry'Uwiteka, bizaba ikimenyetso gihoraho kitazakurwaho. Yesaya ibice 56. Uwiteka aravuga ati, mwitondere iby'ukuri, mukore ibyo gukiranuka, kuko agakiza kanjye kari hafi, no gukiranuka kwanjye kugiye guhishurwa. Hahirwa umuntu ukora ibyo n'umwana w'umuntu ubikomeza, akeza isabato ntayice, akarinda ukuboko kwe ko kudakora icyaha cyose. Kandi umunyamahanga uhakwa ku Uwiteka ye kuvuga ati, Uwiteka ntazabura kuntandukanya n'ubwoko bwe. Kandi n'inkone ye kuvuga iti, dore ndi igiti cyumye. Kuko Uwiteka avuga ati, iby'inkone zeza amasabato yanjye, zigahitamo ibyo nishimira, zigakomeza isezerano ryanjye, nzazishyirira urwibutso mu nzu yanjye no mu rurembo rwanjye, nzihe n'izina riruta kugira abahungu n'abakobwa. Nzaziha izina rizahoraho ritazakurwaho. Kandi abanyamahanga bahakwa ku Uwiteka bakamukorera bakunze izina rye, bakaba abagaragu be, umuntu wese akeza isabato ntayice, agakomeza isezerano ryanjye, abo nabo nzabageza ku musozi wanjye wera, banezereze mu nzu yanjye y'urusengero. Ibitambo byabo byoswa n'amaturo yabo bizemerwa, bitambirwe ku gicaniro cyanjye, kuko inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose. Umwami Imana ikoranya ibicibwa bya Isiraheli iravuze iti, nzongera kumukoraniriza abandi udashyizeho abe batoranijwe. Mwa nyamaswa zo mu gasozi mwe, mwese mwe nimuze murye, namwe nyamaswa zo mu ishyamba. Abarinzi be n'impumyi bose ntacyo bazi, bose ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Ni koko ni imbwa z'ibisambo zidahaga, ni abungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo, umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Baravugana bati, nimuze mbazanire vino tunywe, ibisindisha tuvuyarare. N'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Mugire umunsi mwiza, kandi mbifurije gutangira ukwezi kwa kabiri neza. Uwiteka abe mu ruhande rwanyu. Imana ibahe umugisha, ndabakunda mu izina